Kera habayeho umugore n'umugabo babyarana abana babiri b'abahungu. Umwe bamwita Rutarindwa, undi bamwita Ndahiro. Haciyeho iminsi wa mugore arapfa. Wa mugabo asigaye arera abahungu be babiri. Uwo mugabo agahinga umurima umwe yari afite bakabona ibibatunga. Ariko akabona ntabwo abasha guhaza umuryango we nk'uko bikwiye. Yigira inama yo kujya afata iminsi mike akajya guhiga inyamaswa mu ishyamba, akazana bakarya, akanagurisha impu zazo. Umunsi umwe wa mugabo ajya guhiga mu ishyamba, agezeyo atega umutego, aje kureba asanga haguyemo Bakame. Bakame iramubwira iti nunyiza ndaguha inka imwe nunze. Wa mugabo arayisubiza ati ndakwica maze niyo nka nyitware. Bakame iramusubiza iti nyamara unyijije najya nza nkagutegera imitego nkanagutwaza nkakubera umugaragu w'umwizero. Wa mugabo arayitegura, Bakame iramubwira iti ariko databuja, urabizi uko umugaragu atura kwa sebuja. Njyana iwawe ariko ndagusaba ikintu kimwe, ntuzigere ubwira ab'iwawe ko mvuga. Ati kandi uzababuze kunyica ngo bandye, nanjye nzakubera umugaragu w'umwizerwa. Nzajya gutega inyamaswa maze nawe uzutwara izo nateze. Nuko wa mugabo arabyemera, ajyana na Bakame ijya kumuha inka yamwemereye, arangije arayitwara ayijyana iwe. Ageze iwe abwira abahungu bati bana banjye, uru rukwavu ni impano nahawe n'inshuti yanjye magara, muramenye ntazagire umuntu urukoraho. Ninjya guhiga nzajya ndujyana, ninjya guhinga mujye murwahirira maze murufate neza. Nuko babaho, ba bana barakura baba abasore. Haciyeho igihe wa mugabo arapfa, nuko abana basigara birera. Haciyeho ikindi gihe Rutarindwa abwira murumuna we Ndahiro ati urabona ko maze gukura, ndashaka kurongora nanjye nkagira umuryango. Kandi urabona ko data yari umukene, yadusigiye umurima umwe n'inka n'urukwavu. Rero tujye kugana ibyo data yadusigiye maze buri wese abeho ubuzima bwe. Ndahiro arabyemera, maze Rutarindwa abwira murumuna we ati njyewe kubera ko ndi mukuru kandi nkaba ngiye no kurongora, ndatwara inzu n'umurima n'inka maze wowe utwara urukwavu. Ndahiro ntibyamushimisha, ariko kuko mukuru we yamurushaga ijambo aramumenesha, undi aragenda. Ajyana rwa rukwavu ajya gutura hafi y'iwabo, ahantu hari hari inzu yatawe y'ikirangarirwa. Ubwo atangira ubuzima bwo guca inshuro, akajya ajya guhingira rubanda bakamuha ibyo kurya. Yataha akaza aganyira rwa rukwavu agira ati urabona ngo mwene mama ameneshe n'ibya data byose abijyane, ansigire urukwavu rutaribwa. Kuko se aba yarabihanangirije, yarabujije kurya Bakame. Bikomeza uko buri uko atashye akaza avuga ya magambo agira ati urabona mwene mama ngo ameneshe n'ibya data byose abijyane, ansigire urukwavu rutaribwa. Umunsi umwe atashye avuga ya magambo yasanzwe avuga, agiye kumva yumva rwa rukwavu ruramushubije ruti ndashaka kukwitura ineza so yangiriye. Ndahera kutwa n'inkuba kumva ko rwa rukwavu rwa se ruvuga. Abaza Bakame ati ese burya iki gihe cyose uravugaga? Ati kuki data atatuguye kuvuga? Bakame nuko amutekereza uko yahuye na se. Bakame arangije abwira Ndahiro ati kuva ubu ngiye kujya njya kuguhigira, ntabwo uzongera kwicwa n'inzara ukundi, kuko so yangiriye neza ankura mu ishyamba anzana iwe, naho ubundi impyisi zirwaga zingera amajanja. Nuko Bakame akabyuka akajya guhiga, naho Ndahiro nawe akajya guhingira rubanda, bagahuriza hamwe bakarya. Umunsi umwe Bakame ajya guhiga, atega umutego hagwamo isha. Arangije arayica, arayikorera ayijyana ibwami. Aravunyisha, baramwinjiza. Ageze imbere y'umwami akoma yombi, arangije abwira umwami ati nyagasani, umutware Ndahiro akaba databuja yari ampaye impano ngo nyibazanire. Umwami yakira yasha, Bakame nawe arataha. Bukeye arongera atega umutego hagwamo imparage, nayo arayica ayishyura umwami. Nabwo arongera aramubwira ati nyagasani, umutware Ndahiro yari ampaye imparage ngo nyibature. Umwami arayakira maze Bakame irataha. Bukeye irongera itega umutego, noneho hagwamo intare. Arangije nayo arayica ayishyura umwami. Arangije arongera aramubwira ati nyagasani, umutware Ndahiro yari ampaye intare ngo nyibazanire ibabere ituro. Nuko Bakame akomeza kubigira akamenyero, buri munsi akabyuka akajya guhiga, yarangiza umuhiga akawushyira umwami akamubwira ati nyagasani, iyi ni impano umutware Ndahiro ampaye ngo mbazanire. Nuko umwami umunsi umwe abaza Bakame ati ariko sobuja ashobora kuba ari umunyabuntu.
Bakame aramusubiza ati, databuja ni umukungu, yabonye nta kindi yaguha nk'umwami kuko utunze byose, ahitamo kujya abyuka akajya kuguhigira kugira ngo aguhe impano yavuye mu byuya bye nk'umwami yishimira kandi akunda cyane. Umwami yumvise ayo magambo aramushimisha, arangije aha Bakame inka yakundaga cyane, arangije aramubwira ati, iyo nka uyinkirire sobuja maze umwumvirire uti, iyo ni inka umwami akunda cyane, ati kandi arashaka ko muhura maze akazaguha ikindi kintu akunda kurusha ibindi, ari we mukobwa we. Ati umutware nk'uwo w'umutunzi kandi w'umugwaneza akwiye kuba umwe mu bantu banjye ba hafi. Nuko Bakame ashorera ya nka arataha. Ageze imuhira, Ndahiro amubaza aho yakuye ya nka, Bakame amusubiza ko ari impano umwami yamuhaye. Maze Ndahiro aratangara abaza Bakame ati, umwami se mpuziranye mute? Bakame amusubiza ko bahuriye mu ishyamba ubwo yari agiye guhiga. Maze Bakame abwira Ndahiro ati, hari icyo nifuza kugusaba maze wagishobora iyi nka umwami yamaye nkayikwihera. Ndahiro ati, ni iki? Bakame ati, ndifuza ko ejo wazamerekeza ku mugezi maze tukoga tukareba urusha undi, maze wandusha iyi nka nkayikwihera. Maze Ndahiro arabyemera. Ubwo mu gitondo cya kare Bakame arabyuka ajya guhiga, arangije yica imboga ashyira umwami, arangije aramubwira ati, nyagasani umutware Ndahiro yamaye iyo mbogo ngo nyibazanire ngo niture abatuye. Ati kandi yifuzaga no kubatumira mukajya gusangira. Nuko umwami arabyemera, maze afata umukobwa we n'abagaragu be abakorereye ibindi by'inzoga, bafata inzira Bakame bajya imbere ngo ajye kubereka iyo ngoro kataraboneka y'umutware Ndahiro. Ubwo Ndahiro nawe akaba yaje ku mugezi aho yaje kurushanwa na Bakame koga. Ahageze asanga Bakame ntarahagera, maze yigira mu mazi aba yoga mu gihe amutegereje. Ubwo Bakame nawe aho yerekeje umwami abonye bagiye kugera kuri wa mugezi, abarusha intambwe maze avuza induru arasakuza cyane agira ati, nimutabare dore databuja araruhamye. Abagaragu b'umwami baza biruka binaga mu mazi bakuramo Ndahiro. Ndahiro biramushobera, ariko Bakame akomeza kumwicira ijisho ngo ntagire icyo avuga. Maze umwami abwira abagaragu bati, nimusubire ibwami mujye kuzana impuzu zumutse muhe umutware Ndahiro yambare. Maze Ndahiro atangazwa no kumva umwami amwita umutware, ariko Bakame akomeza kumwicira ijisho. Ubwo abagaragu b'umwami bazana impuzu zumutse bambika Ndahiro, nuko Ndahiro n'umwami bakomeza urugendo. Ariko Ndahiro byamushobeye. Bakame abonye ko Ndahiro ashaka kuza kumwicira umugambi, nuko abwira umwami ati, nyagasani wampa akanya nkavugana na databuja ko hari ibyo nshaka kumubwira? Umwami ati, nta kibazo. Maze Bakame ashyira Ndahiro ku ruhande aramubwira ati, wowe ukurikira inzira ntihagire ahantu na hamwe ukata, kandi ntugire ikintu na kimwe uhakanira umwami. Naguhamagara kuri umutware witabe, ibindi nzi uko ndi bubikore. Nuko bakomeza urugendo, maze Bakame ariruka arabasiga, maze aragenda agera ahantu hari umurima munini cyane w'ingano, maze asangamo abahinzi, arababwira ati, umwami agiye guca ahangaha kandi ari kubaza ibibazo byakunanira akakunyaga. Rero njyewe nzi igisubizo cya nyacyo umwami ashaka. Niba muzama kuri izi ngano zeze ndababwira igisubizo cya nyacyo. Bati, tubwire. Bakame ati, umwami naca aha arabaza ati, uyu murima ni uwande? Mumubwire muti ni uw'umutware Ndahiro. B'abahinzi bati, ntitwabeshya umwami. Bakame ati, ubwo noneho nimwemere munyagwe. Abahinzi babuze uko bagira baremera. Haciyeho akanya umwami agera kuri wa murima munini kandi mwiza cyane wuzuye ingano, arahagarara abaza abahinzi ati, uyu murima ko ari mwiza ni uwande? Baramusubiza bati, nyagasani ni uw'umutware Ndahiro. Nuko bakomeza urugendo. Bakame ageze imbere ahura n'abashumba baragiye amashyo menshi y'inyambo, nabo ababwira nk'uko yabwiye babahinzi. Baremera. Haciye akanya umwami arahaca, arahagarara arabaza ati, izi nyambo nziza ni izande? Baramusubiza bati, nyagasani ni iz'umutware Ndahiro. Umwami arumirwa abwira Ndahiro ati, wa mugabo we uri umutunzi koko? Bakame ntago yambeshye. Ati, umukobwa wanjye ndamugushyingira kandi ndanakugabira, uri umuntu w'umugabo. Ndahiro akabura icyo avuga, ahubwo ubwoba bukamutaha kuko atarazi ibyo Bakame arimo, ariko akibuka amagambo ya Bakame akikiriza. Nuko bakomeza urugendo,
Bakame iragenda igera ku ngoro nziza cyane, irangije iravunyisha, barayakira isanga iyo ngoro ari iy'impyisi. Iyo mpyisi iba yarareye ba nyirayo maze ikayibanyaga. Yari ingoro nziza cyane kandi nini, ifite abagaragu benshi, kuko nyirayo yari yarahoze ari umutware. Ya mpyisi ibaza Bakame iti, ese Bakame uragenzwa n'iki? Bakame iti, ese ntabwo wabimenye? Impyisi iti, ibiki? Bakame iti, umwami ari kuza muri izi nce kandi ari gushaka umuntu waba warishe umuryango w'umutware Ndahiro maze akamugororera, kubera ko uwo mutware ngo yaramwibye anamwicira umuhungu we w'imfura, kandi arashaka no kubona umuntu wakwica uwo mutware kubera ko yahise atoroka. Rero nari nje kukuburira kugira ngo umwami nagera aha ngaha akabaza ati iyi ngoro ni iyande, uhite umubwira uti ni iy'umutware Ndahiro, unamubwire ko ari we wishe umuryango we, unamubwire ko wari uje kumuhiga kugira ngo mwice, maze umwami arahita yumva ko uri intwari maze akugororere. Warupyisi ibwira Bakame iti, ariko Bakame rwose waba umunyabwenge, ubwo se urumva nemerera umwami ko nzica umutware Ndahiro kandi nkaba nazi aho Ndahiro yahungiye, urumva umwami atazanyaga cyangwa akanyica? Bakame iti, ibyo ni ibintu byoroshye cyane, niba wemera ko ibihembo umwami azaguha nanjye uzamaho, nzakurangira aho uwo mutware ahigira maze umwice. Ati kandi ni ibintu byoroshye kubera ko yahunze wenyine. Ati nanjye nakabaye naramwishe nuko ndi umunyantege nkeya. Ati kandi numvise ko igihembo umwami azaha umuntu uzica umutware Ndahiro ari ukumuha aho yategekaga akaba ari we uhategeka. Ati urumva ko nawe uzahita uba umutware, ahubwo icyo ngusaba nuba umutware nanjye uzangira umuyobozi ukomeye unangabire. Warupyisi ati, ibyo ni ibintu byoroshye cyane. Ati shyuhu, umwami atinze kuhagera. Nuko mu kanya gato umwami barahasesekaye, abona ingoro nziza cyane itagira uko isa. Umwami yegera ya ngoro asanga Warupyisi na Bakame n'abagaragu bari bamutegereje. Umwami akigera kuri ya ngoro ahita abaza ati, iyi ngoro ko ari nziza cyane ni iyande? Warupyisi aba aritanguranyije ati, niyo umutware Ndahiro nariye ab'iwabo bose kandi nawe ndi kumuhiga ngo mwice. Atararangiza kuvuga umwami ahita abwira abagaragu bati, nimuhambire iryo shyano. Mu gihe Warupyisi ari kugerageza kwisobanura, umwami ati, nimwice icyo cyonazi. Nuko Warupyisi apfa atyo, maze umwami akomeza mu nzu, baramwakira, yishimira iyo ngoro y'umutware Ndahiro itagira uko isa. Aramugororera, arangije amushyingira n'umukobwa we, baratunga baratunganirwa. Ndahiro akira ubutindi atyo kubera ineza ya se. Wa mukuru we nawe aza kumva ko murumuna we yabaye umutware, akorwa n'isoni kubera ko yamuriganyije ibyo se yabasigiye. Ariko murumuna we ntiyamugiriye inzika, nawe aramukiza, aratunga aratunganirwa. Ugira neza ineza ukayisanga imbere, si nge wahera hahera umugani. Ndakwinze kora subscribe, ulayikinge, niba video wayikunze unayisharinge. Ushobora kuduha igitekerezo muri comment. Umusanzu wanyu ni inkunga ikomeye cyane. Murakoze cyane, mugire ibihe byiza, Nyagasani abarinde, naho utaha, ciao.